Yey. Kiriya cyana mbonyera wasubira inyuma nkareba kiriya cyana wana mva kwishyoge badiye wamagana wasubira inyuma koko niko diswe wagira ngo wariremye ambonye ese umwana gatago shani imbe babiteye ndawaduka ngurano dore ni ndacyari fresh ngo nyiva mu rugo nibwo kiva mu rugo igikobwa ni byiza shusho siko wagira ngo wisiga ikimuru ukinywera amata urakoze mwihere lift se hano mpaka niwaye mno mu gitanda ngo tu mu gitanda ako kana ho aiwana none se kuko ari hano ni wawe oya ntabwo iwanjye ntabwo turahagera hari akantu ngiye kugura hano mu ishop usigare mu modoka ndaje mu gusanga sibyo sawa yego mbere bitese umva karibu iwanje bana hano ni sawa abanye iwanje ni heza yewana nahangana uro ni unituriye ngewe ariko rero icyambere nuko umutima wanjye wishimye gusa nta kindi nibyo ariko hari akantu ngira ngo tubanze tuvuganeho nagahe sibyo none se ko tutavuganye mbere y'igihe ijoro ryose uranca ngahe sheri wenda riba nari biryawe urama yubonye kurikije kuri service ndi bugu nibyo aho ni sawa nta kibazo iki kintu cyambabaza nuko gusa ushobora kuma service irenze ubushobozi bwanjye ibindi byo byose ntari kabisa uraza kwishobora nibyo okay nta kibazo sheri wagiye se usize mu gisebite ngenda shaka kwitegura nkareba ukuntu najya mu kazi mbese aho najya wama yanjye imipira izuba ritaravayo bashushu ndabona nta kashi mfite sibyo ngo nguki ndabona nta kashi nararanye sibyo none uranyishira ute ngewe wagenda nkazayakohereza ngo nguki
igihe wagenda sibyo ukoresha mobile money se oya nayo ese nukoresha mobile money oya ayandi bayamereza se ko ndi kuvuga kandi ngare muri komeza kwambara nako se ntabwo ubona ko nakererewe koko umva sinna ubundi njyewe ntangira akazi saa moya zuzuye reba traffic ireba ibyo ngoma ntabwo wasohoka utange ko nakaje ufite ntabwo nanjye nari nzi ko nayimaze sibyo ndabikunda kubakoreza online please ibintu byagenze neza ibintu byagenze amahoro ayanjye ndayashaka kutambwiye ngo ndekuransa uzanyereza kunzanjye nzakohereza kuri mobile money ndayashaka yanjye nona oya none sira service wayitangira kuri mobile money bigakunda none service bisaba ngo uri kumwe n'umuntu ayanjye bayama cash na bya mobile money ahubwo se ndayizi nabwo zi mobile money ako se wakoranyije umunsi nawohereje ariko tutiteza abaturanyi n'iki byose abaturanyi inyigisho kutambwiye ngo tutiteza abaturanyi ariko nese ngo buranishyuza amafaranga mu gitondo naho ngo naraye ncuruzi ngo nerasa wisakuriza nakubwiye ngo ayanjye ndayashaka reka ndaze kige mwabayemo mwe mucuruza ibintu mutaranguye mwarageze mukazi mwishyuza abantu ntabwo ko mutaranguye babarira bamuziranye igendere cyangwa ndavuze ngo ndashaka amafaranga yanjye shaka si umukobwa ngo ugende gutera ndashaka amafaranga yanjye yavuze ngo ndashaka amafaranga yanjye naguva hano ushaka no kuncisha ntabwo n'ipantaro ndayica ushaka no kuncisha n'ipantaro ndayica okay reka tubyoroshye sibyo nabyo kubyoroshye reka tugende none nyaguhere ku cyuma tugende nyaguhere ku ATM ngo tugende nta kibazo ngo tugende tujyane tugere kuri ATM amafaranga nyabikuze icara yambaze nambara okay sheri ngiye kukuzana amafaranga yawe hano hirya ku cyuma rero kirava n'ubundi wanyangirije umwanya abana banyura umunyamahane kahise nikajya kuzanira utamitana kirava vuba se nyine shaka kurya ibintu by'ubusa nubwo bashaka kubyishyurira umuntu manabyutse ngajya kwishakira amafaranga akumva ko yaza wibeshe uyatware utebutse se be amafaranga yanjye ari he icyuma cyahanga ntabwo kiri gukora reka tujye gukoresha ATM yo kuri mall ngaho gira vuba vuba sibyo niki imodoka se ko yanze kwaka ngiki imodoka ko yanze kwaka sha amafaranga yanjye ni nayabona umva oya nta kibazo amafaranga urayabona okay. Yes amafaranga urayabona ngaho mbwira ngize ikibazo imodoka yanze kwaka isanzwe igira akabazo ka batiri sibyo kubera ko nibagiwe nsiga ncanye amatara mbabarira urabona ko hano hamanuka nukunsunikaho gato ugakoraho paf mita ncitura tugahita tugenda nuranyishura nayo nyijoro urashaka ngo numusukire n'imodoka ahubwo ari yongera basi ndica amande ntugire ikibazo sibyo ndica amande we va mu modoka unsunikire nciture nkubita kick pa kurangije sha yabawe yo mbega imvuna amaheto yari imitanye
Ni karibu. Pastor. Bimeze gute? Pastor. Byari bindangiranye we. Indaya uyu munsi yari nkozeho. Bwinyisha. Yo indaya pastor. Yo indaya. Bimeze gute? Narimo buri ubuzima pastor habuze gato. Pastor. Bimeze gute? Sobanurira ngo byagenze gute? Iri joro naguze indaya pastor. Naguze indaya ndayirara na buracya pastor. Ariko yari mitanye pastor. Umudayimoni ndashaka ko amva mu pastor nkihana nkabatizwa ngavuka bwa kabiri mu kansengera rwose nkaba umuntu mushyashya pastor. Ni ukuvuga ngo hano muri Yesaya 12 haragira hati Uwiteka ashimirwa imbabazi agirira abantu be. Vuga utamenya. Amen pastor. Ni ukuvuga ngo urabyemera ko uri kiremwa cy'Uwiteka? Ndabyemera pastor, ndabyemera nuko. Okay, humura rero uburi imizi yashoye hehe? Umwami Yesu. Ubu ni ukuvuga ngo ntabwo uzongera kugira ibindi bibazo, upfa kuba gusa wemera umwami umukiza n'ubugingo bwawe. Ndashaka no kubatizwa pastor, ndashaka no. Nta kibazo rwose, urava byose mbirangije. Urakoze cyane pastor. Mana nyirimbaraga, Mana nyiri igitare gikomeye, ndakweretse uyu mugaragu wawe, ndamukweretse kandi ndamusengeye mu izina ryawe Nyagasani Mana. Ndakwinginze mukure mu dayimoni ubusambanyi, ndakwinginze Nyagasani Mana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Ariko se hari ubundi sha ubundi ufite imyaka ingahe? Pastor, ubu ngubu nujuje umwaka wa 43 pastor. Ubu se sha ntubona yuko ibi byose ari obyitera? Mfite imyaka 43. Zatangiye umuryango ryasha, ntubona yuko gutinda mu celibatere ari byo bigukururiye ayo mashyano yose, ari byo bigutera iryo rari? Murakoze cyane pastor. Sawa rero ubwo shaka komera cyane, ntuzongere. Sawa rero komera, umunsi mwiza. Pastor, murakoze cyane.